Abantu benshi batangajwe n'aya makuru yo gusanga umwana na se bafunzwe bazira ubusa, bavuga ko basambanyije abana babiri b'abakobwa mu karere ka Nyanza, bakaza gutungurwa no gusanga umuganga ibimenyetso yagaragaje bigaragaza ko bari abana b'abakobwa ari amasugi kandi nta n'umwe urimo urwaye sida, cyane ko n'una musaza witwa Karaveri washinjijwe gutera umwana umwe muri bo sida nta sida arwaye. Ibi ngibi byatumye abaturage bavuga ko uru rubanza rwumvikana abagabo bagakwiye kurekurwa kuko bashobora kuba baragambaniwe, kandi bakavuga ko ni mu gihe barekuwe bari abana b'abakobwa bagomba guhuryozwa igihe bamarishije bariya ari inzirakarengane muri gereza kandi babizi neza ko barengana. Abana b'abakobwa bagaragazaga ko aba basaza, uyu musaza ndetse n'umuhungu we babarongoranaga ndetse babasimburanwaho, umwe akavaho undi akajyaho. Usibye n'ibyo ngibyo gusa ngo bakabacuruza ku buryo bafite ubushobozi cyangwa se bashoboraga kuryamana n'abagabo barenga 8 ku munsi. Reka twumve uko mu rukiko byari byifashe. Umuganga rero yasanze abakobwa barega umwana na se kubasambanya ari amasugi. Muzehe Karaveri umwe mu bana yavuze ko yamwanduje virusi itera sida. Uyu Karaveri yavuze ko nta sida afite. Umwana na se baregwa gusambanya abana b'abakobwa babiri barasaba ko bafungurwa kuko umuganga yakoze raporo ivuga ko abo bana ari amasugi. Imbere y'umucamanza umwe n'umwanditsi w'urukiko, Muzehe Karaveri wo mu mudugudu wa Gakenyeri akagari ka Nyanza mu murenge wa Busesamana mu karere ka Nyanza, yari mu rukiko rwisumbuye rwa Huye yambaye amataratara, imyambaro isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda n'inkweto z'umukara. Naho umuhungu we Tuyishime we yari yambaye imyambaro isanzwe iranga abagororwa mu Rwanda na bodaboda z'umweru. Bariho baburana ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, aho urukiko rw'ibanze rwo Busesamana mu karere ka Nyanza rwemeje ko bafungwa by'agateganyo. Ijambo ryabanje guhabwa Muzehe Karaveri ati murakoze nyakubahwa Perezidanti w'iburanisha, iyo umuntu yasambanye n'undi bapima DNA ndetse nanjye ndi muri RIB nasabye ko bampima mbisaba mu bushinjacyaha ndetse no mu rukiko rw'ibanze rwa Busesamana, kandi n'ubu ndacyabisaba, nzapimwe barebe ko hari aho muriye na bariya bana kuko njye ntago nigeze mbasambanya. Tuyishime nawe yunze mu ryase ati nta cyaha nakoze. Maître Mpayimana Jean Paul wunganira abaregwa yafashe umwanya munini avuga ku musaza nk'uyu uri mu kigero cy'imyaka 70 atarushanwa n'umusore we w'imyaka 25 kugera aho basimburana ku bana b'abakobwa babasambanya kandi undi areba, kuko ubushinjacyaha buvuga ko bari mu cyumba kimwe. Yagize ati ibyo ni amahano ntibishoboka. Maître Mpayimana Jean Paul yagarukaga kuri raporo ya muganga, yavuze ko muganga yasanze akora ibitaro bya Nyanza yemeje ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko abana basambanyijwe. Umwana avuga ko iyo yibeshyaga akanga ko bamusambanya yakubitwaga, ariko muganga yemeje ko uyu mwana nta bisebe cyangwa se kigaragaza ko yakubiswe cyari kimuriho. Muganga kandi muri raporo yewe na Maître Mpayimana Jean Paul yemeje ko yafashe ibizamini byose asanga aba bana nta ndwara n'imwe bafite. Maître Mpayimana Jean Paul ati basabye ko muganga yafata vagina swaps z'abana ariko ntiyazifashe kuko aba bana nta matembabuzi bari bafite. Maître Mpayimana Jean Paul ati tekereza nyakubahwa perezida buranisha, aba bana bavuga ko Muzehe Karaveri yabacuruzaga mu buryo bushobora no kuryamana n'abagabo 8 ku munsi umwe, ariko muganga yagaragaje ko abana ari amasugi. Umuntu avuga ko yasambanyijwe gute kandi akiri isugi? Maître Mpayimana Jean Paul yasoje avuga ko akagambane katazacika mwisi, ariko abari imbere y'urukiko bakeneye ubutabera. Ubushinjacyaha bwavuze ko aba bana basobanuye neza ibyababayeho, ko bahohotewe na Karaveri wari warabahaye akazi ndetse anabashyira mu nzu ze abacumbikira, ndetse Karaveri n'umuhungu we bakajya babasambanya. Urushinjacyaha ati Karaveri yari afiteho uburenganzira bwose. Raporo ya muganga ubushinjacyaha yirinze kuyivugaho byinshi, cyakora yemeza ko muganga yemeje ko yabonye akarangabusugi karatobotse. Ubushinjacyaha yagize ati akarangabusugi gatoboka hari icyagatoboye, ko umwunganizi wabo twumva ibintu kimwe atari ukwiye kwibandagaza ngo avuge ko abana ari amasugi. Uhagarariye ubushinjacyaha kandi yakomeje avuga ko vagina swaps zagombaga gufatwa, ariko uriya muganga ari mu burenganzira bwe, ariko zafashwe ziteganijwe koherezwa mu kigo cy'igihugu gipimwa ibimenyetso
Byanga Raphael bityo n'abaregwa bazapimwa noneho iperereza rikomeze. Ubushinjacyaha bugasaba ko Muzehe Claver n'umuhungu we bakomeza gufungwa by'agateganyo. Maître Mpayimana Jean Paul yongeyeho gufata ijambo yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha kuba hari ibyo bumva kimwe nta bindi bitari amategeko ariko bagakoze ubushakashatsi kugira ngo barebe iby'ukuri. Gusa mu byo byakozwe basanze abangaba ari amasugi. Maître Mpayimana Jean Paul kandi yavuze ko umwe mu bana bavuga ko yasambanyijwe na Muzehe ko ubwe yabajije impamvu Muzehe Claver yabanduje sida. Muzehe Claver nawe akamusubiza ko Nats atari we uwayimwanduje kuko we nta sida arwaye. Abari imbere mu rukiko mu majwi bumvikanye bagira bati ariko se ibyo ntibisobanutse koko? Urumva bitumvikana. Muzehe Claver n'umuhungu we Tuyishime baregwa gusambanya abana babiri, umwe w'imyaka 13 n'imyaka 17 babasimburanwaho. Niba nta gihindutse umucamanza azatangaza icyemezo mu Kuboza 2025. Ni nahangaha nsubikiye amakuru Imana ibyo kurya amafaranga n'ubuzima.